babiyoroshya barahirwa, kuko bazatunga isi nk'umurage. Uhoraho rurema azagororera beza, bazicara iburyo bwe hirya y'ubu buzima, azabagororera bitagira urugero, azabahanagura icyitwa amarira cyose. Kristo bavandimwe, uyu munsi rero tugiye nanone kongera kuganira nk'ibisanzwe. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'imigani, umurongo wa 22, umutwe wa 22, umurongo wa 4, ndetse n'ijambo ry'Imana rya kabiri raba riri mu ibaruwa ya mbere ya Petero, ibaruwa ya mbere ya Petero, umutwe wa 5, umurongo wa 6. Reka duhere kuri iki gitabo cy'imigani, umutwe wa 22, umurongo wa 4. Aragira hati: uwicisha bugufi abisaruramo gutinya Uhoraho, ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ndasubiramo: uwicisha bugufi abisaruramo gutinya Uhoraho, ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Aho ni mu migani, umutwe wa 22, umurongo wa 4. Rero tugerageje kubiganiraho gake, murumva ko ikintu cya mbere, nk'uko muri video y'ubushize twabibonye, na ririya jambo ry'Imana ryo muri Matayo 6, umurongo wa 33, havuga nti mbere na mbere banza ushakashake ingoma y'Imana n'ubutungane bwayo. Rero naha uwicisha bugufi abisaruramo gutinya Uhoraho, ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Urumva ko ikintu cya mbere, n'ubundi nk'uko itegeko ry'Imana ribivuga, ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'amagara yawe yose. Mbega gukunda Imana ukuri kose, uko wese wimariyemo ugakunda Imana mbere na mbere, ibindi bikaza nyuma. Ubwo rero iyo ukunda Imana kurusha ibindi byose, ukayigaragariza ko uciye bugufi imbere yayo, uyubashye, ukayereka icyubahiro, mbega ukicisha bugufi pe, ntabwo nayo nyine igutererana, kuko n'undi Imana ifite byose, ishoboye byose, ibyiza byose irabifite, nta kibimaza. Rero ibaza Imana itarya, itagira ute, ariko ibintu byose ushaka kwifuza, byo kurya, ayo mazu se, ibiki, amafaranga, byose Imana ifite ububasha bwo kubiguha. Aho ikiba kibura ni uko wowe wisanga wicishije bugufi, hanyuma ikabiguha. Imana rero irakureba rwose, wayamara kubona ugeze ku kigero yifuza kukubonaho cyo guca bugufi, ikaguha ibyiza byose yakugeneye, nyine nka kuriya twabibonye nk'iri jambo ry'Imana ryo mu migani 22, umurongo wa 4. Rero murumva ko bavandimwe, kwicisha bugufi ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko imbuto umuntu ayivanamo, urumva ntago ari imbuto wavuga ngo, urumva kwicisha bugufi ntabwo birangirira hasi nyine nawe uciye bugufi, ni ukubaha Imana, ukicisha bugufi, ukubaha Imana, mbese ugacisha make, ukumva akurikira nk'Imana ikaba umuremyi iri hejuru, ukajya hasi, Imana ikajya hejuru. Ariko urumva ko igihembo kibivamo birangira kigushyize hejuru, kikakuvana hasi kikagushyira hejuru y'abandi. Ibi rero birashimangirwa n'ibyo dusoma nanone
mu ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa 5 umurongo wa 6 haragira hati: nimwicishe bugufi rero munsi y'ukuboko kw'Imana kuje ububasha, kugira ngo igihe nikigera izabashyire ejuru. Ndasubiramo, nimwicishe bugufi rero munsi y'ukuboko kw'Imana yuje ububasha, kugira ngo igihe nikigera izabashyire ejuru. Ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa 5 umurongo wa 6. Rero bavandimwe, murumva ko ikintu cyo kwicisha bugufi, kutishyira hejuru, ni ikintu rwose cy'ingenzi kirangira Imana iguhaye umugisha wo mu buryo bwose. Imana rwose ikaguha umugisha mu buryo bwose. Hariya mu iriya jambo rya mbere twasomye ryo mu Migani niho bayisobanuye ngo bironkeramo icyubahiro cy'Imana, ubukire n'ubugingo. Urumva yaba ari ubukire bwa hano ku isi, yaba ari n'ubugingo twasezeranyijwe n'Umwami wacu Yezu Kristo, byose Imana irabiguha. Niyo ngo ikugirira neza hano ku isi no mu ijuru. Kubera iki? Kuko wicishije bugufi ukamenya kubaha Imana. Ubwo rero bavandimwe, nabashishikariza kurajya mukora uwo mwitozo, mukisuzuma mu mibereho yanyu, ukareba niba ntaho gerageza kwishyira hejuru, mbega kumva ko kutumva ko Imana ari ikwiriye kugaragara, we ntugaragare. Muri byose ukore, uvuge, utekereze, ugusha ku kugira ngo Imana abe ariyo igaragara, wowe ube igikoresho cyayo. Aho niho kwicisha bugufi bigaragarira. Ntihagire na kimwe ukora kugira ngo bambone, nta bwirasi, ntaki, byose urabikorera guhesha Imana ikuzo. Muri byose abakubona babone Imana, ntabe ari we babona. Nuko kwicisha bugufi rero, ukemera gukorera abandi aho kugira ngo bagukorere, ukemera kwitangira abandi, ukicisha bugufi, mbega nka kumwe Yezu Kristo yabayeho muri byose, abera abandi urugero mu bwicisha bugufi, kwiyumanganya, mu gukorera abandi aho kugira ngo bamukorere. N'ibyo ugerageza gukora ku buryo ki ibyo ukora biri buze gushyira hejuru Imana, aho kugira ngo bishyire wowe hejuru. Iyo ubigenje gutyo rero, amaherezo yawe ni amahirwe nyine, nk'uko twabibonye muri ijambo ry'Imana tumaze kubona. Imana rwose ikugirira neza, ikaguha umugisha haba ku isi haba no mu ijuru, iguha ubugingo bw'iteka. Murakoze rero, mugire icyumweru cyiza. Ubwo naho ku cyumweru gitaha nibwo nsigaye nkunda gukora indi video. Murakoze, gira umunsi mwiza. Hahirwa biyoroshya, barahirwa, kuko bazatunga isi nk'umurage. Uhoraho rurema azagororera neza, bazicara iburyo bwe hirya y'ubu buzima, azabagororera bitagira urugero, azabahanagura icyitwa amarira cyose.